ibaze miliyoni 6 n'igice ukagura ubuso 250 bukora ku muhanda. Mwongeye kwirirwa nanone muravugana na Gisenyi komisiyoneri, umwe mu bakomisiyoneri bakorera muri iyi kampani. Gad ninjye uri imbere ya kamera zayo. Turi mu kagari ka Buhaza mu mudugudu wa Murambi, tuje kubereka ubutaka, ibibanza bigurishwa. Ndagira ngo cameraman abanza bereke aba neighbors bamaze gutura aha hantu n'ibibanza bisigaye hano, kugira ngo mbasobanurire neza site nje kubabwira uyu munsi. Hano dufitemo site z'ibibanza. Ibaze hano hamaze kuba umudugudu ku buryo hasigayemo site zibarirwa ku ntoki. Dusigaranyemo site ebyiri muri ivene z'ibibanza. Izi site muri imbere inyuma yacu urazana miliyoni 6 n'igice. Tuguha ahantu maze iminsi usirasira bakubwira ngo ugende ugure mu Bugesera, ugure hehe? No, kubera ko utayazanira Rubavu ukagura ahantu mu mudugudu nk'uyu utuye usanze ugendwa bite byanyu. Miliyoni 6 n'igice ushobora kuzishora mu kindi kintu kigahomba. Ariko dore inama nakugira uyu munsi, iyi nama kandi uyishyire ku mutima. Umuntu washoye mu butaka yarungutse, ko mu butaka niho wavuye kandi mu butaka niho tubona ibidutunga. Sinshake kubabwiriza, ariko ndagira ngo ubitekerezeho cyane. Kurure niba ufite miliyoni 10 uze tuzibyaza umusaruro. Dufite uburyo bwinshi bwatuma amafaranga yawe yunguka. Turi abana beza, ntabwo tubyivuga. Murakoze, duhamagare kuri nimero 0883877555. Imbuga zose handitseho Gisenyi komisiyoneri, niyo username yacu. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, turabakunda.